Yitwa Nadia, ni umukobwa mugenzi wanjye ndetse ni n'inshuti yanjye. We na bagenzi be biganye mu mashuri yisumbuye bakoze groupe ya WhatsApp igamije iterambere, ariko bahura n'ikibazo cy'uko yakonje. Tuganira yarambwiye ati njyewe iyi groupe ngiye kuyivamo kuko nta kintu na kimwe nari. Naramubajije none se kuki groupe yanyu yakonje? Aransubiza ati ndebera nawe nta muntu n'umwe wandika ibyateza abandi imbere, dore icyumweru kirangiye nta n'umwe wandika. Naramubajije nti none se uheruka kwandika ryari? Iyi nshuti yanjye iransubiza iti bitewe n'uko abandi batandika nanjye iyi groupe nayihinduye library. Nakomeje kuganira n'inshuti yanjye yigiriye inama. Inshuti yanjye ibaza abantu mubana muri groupe bose batekereje nkawe. Ese wibuka ko noneho ibyo wajyaga usoma utakongera kubibona? Ahubwo wowe tangira nonaha ujye wandika, ubabaze amakuru yabo, ubamenyeshe ko cyatumye umushinga groupe mutagikoze. Inshuti wanjye yaranyumvise maze uhereye ubwo akajya yandika ndetse akabamenyesha amakuru batamenye. Nyuma y'amezi 3 gusa yambwiye ko bungutse abandi banyamuryango benshi kandi intego ari gukomeza kwiteza imbere. Inshuti yanjye none wafata icyemezo, tandukana no gutegereza kuba mu mpinduka zakozwe n'abandi, ahubwo wowe hindura ibyo ubona bitagenda neza kandi ntakubeshye uzishima ndetse ubuzima bwawe buzaba bwiza.